Mu mupira w'amaguru hari itandukaniro rinini hagati yo kugera ku rwego rwo hejuru no gukomeza kuguma ku rwego rwo hejuru. Mu mafaranga niho babivuga neza, biroroshye kubona amafaranga, ariko kuyagumana nicyo kibazo. Biroroshye kugera ku butegetsi, biroroshye kugera ku ngoma, ariko kuyirinda nicyo kibazo, nicyo kigoye. Wafata igihugu ariko kukirinda nibyo byakubana ikibazo. Abakinnyi benshi bafite impano bashobora kugera ku makipe akomeye, bashobora kugera mu makipe y'ubukombe, ariko bake nibo bashobora kwereka isi ko batageze aho kubera amahirwe. Kuri Warren Kamanzi, urugendo rwe rwo muri Ligue 1 rwari rutangiye kuba ikizamini cyo kwerekana niba koko yari afite ibikoresho byo kuba umukinnyi wo ku rwego mpuzamahanga, niba koko yari abikwiye. Kuko hari ukuri kumwe muri ruhago: impano igufungurira umuryango, ariko imyitwarire niyo iguteza imbere. Ubwiza bw'umukobwa bumugeza ibwami, imyitwarire ye ikagena igihe azamarayo. Iyi ni The Gen TV. Kora subscribe niba utarayikora. Nawe wamaze gukora kuri subscribe, ibuka gukora kuri like, comment yo ni ingenzi. Nutabikora birashoboka ko ari bwo bwa nyuma mubonye, cyangwa wumvisha ibiganiro byiza tugukorera. Iyi niyo channel kugeza amakuru avugwa mu kipe y'igihugu Rwanda Amavubi n'abakinnyi b'Abanyarwanda baravukiye hanze. Iki ni igice cya gatatu ku mateka n'ibigwi by'umunyarwanda ukomeye witwa Warren Kamanzi wamenyekanye mu kipe ya Toulouse. Iyo ikipe nka Toulouse igura umukinnyi ukiri muto, ntabwo iba ireba gusa ibyo ashoboye uyu munsi. Amakipe akomeye areba imyaka iri imbere. Abashakashatsi b'impano cyangwa se abo bita aba scout bareba ibintu bitandukanye. Ese uyu mukinnyi ashobora gukura kurushaho? Ese ashobora kumenyera umuvuduko wo ku rwego rwo hejuru? Ese afite umutwe wo guhangana n'igitutu? Ese ashobora kuba umutungo w'ikipe mu myaka iri imbere? Kuri Warren Kamanzi igisubizo cyari cyaragaragaye mu buryo yari amaze kwitwara muri Norvège, ariko Ligue 1 yari iyindi si. Shampiyona y'Ubufaransa ni imwe mu zikomeye ku isi. Ni shampiyona izwiho kubyara abakinnyi bafite imbaraga z'umubiri, umuvuduko mwinshi, ubuhanga bwo gucenga n'ubushobozi bwo guhangana umwe kuri umwe, cyangwa se kizwi nka 1-on-1. Kuri myugariro ukina ku ruhande ni ahantu hakomeye cyane. Impande z'ikibuga nizo ahanini ziberamo intambara, icyo bita combat. Iyo uhuye n'umuwinga wihuta ufite amayeri menshi, ugomba gufata icyemezo mu masegonda make. Kibazo: ese ndamusatira? Ese ndasubira inyuma? Ese ndamuhatira gukinira ku murongo? Ese ndamutegereza? Icyemezo kimwe gishobora guhindura umukino. Hari ikibazo kibaho mu mupira w'amaguru. Abantu benshi bapima umukinnyi hakurikijwe ibitego gusa, ariko ntabwo buri mukinnyi afite akamaro. Ntabwo buri mukinnyi ufite akamaro atsinda ibitego gusa. Hari abakora akazi kenshi katagaragara. Myugariro mwiza
ashobora kuba ataratsinze igitego na kimwe, ariko akaba yarakijije ikipe inshuro nyinshi. Iyo umukinnyi wo ku ruhande afunze neza umukinnyi ukomeye bahanganye, aba akoze akazi gakomeye. Warren Kamanzi ari muri abo bakinnyi. Mu rugendo rwe kugeza ubu, Warren Kamanzi amaze gukina imikino myinshi mu mupira w'abakuru, cyane cyane muri Norvège no mu Bufaransa. Imibare ye igaragaza ibintu bibiri by'ingenzi. Yizewe n'amakipe ye. Kugira ngo umukinnyi ukiri muto ahabwe iminota mu kipe yo mu cyiciro cya mbere mu Bufaransa cyangwa no mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose, bisaba icyizere. Abatoza ntibashyira umukinnyi mu kibuga kubera imyaka ye gusa, bashyira mu kibuga umukinnyi bizeye. Icya kabiri, afite ubushobozi bwo kugira uruhare mu busatirizi. Nubwo ari myugariro, ntabwo umukino we urangirira mu kwirwanaho gusa. Mu mupira wa none, myugariro ku ruhande ni igikoresho cy'ubusatirizi. Agomba gutanga imipira myiza, gufasha ikipe kwagura ikibuga, gukora overlap cyangwa se kuzamukana umupira, gutanga imipira iva ku ruhande cross. Uwo ni wo murongo ruhago igezemo. Iyo abantu babona umukinnyi kuri televiziyo, babona iminota 90 gusa, ariko inyuma y'iyo minota hari imyaka myinshi y'akazi. Hari imyitozo ya buri munsi, kwigomwa ibintu byinshi, gutsindwa no kongera kugerageza kubaho kure y'umuryango, kwiga guhangana n'igitutu. Kuri Warren Hakon Kamanzi, kuba yarakuze mu mahanga, agakurira mu mahanga afite inkomoko mu Rwanda, byamusabye kubaka indangagaciro ebyiri. Iya mbere, kumenya aho ari no kutibagirwa aho aturuka. Izo nizo ndangagaciro yize. Ni ikibazo abakinnyi benshi bafite inkomoko mu bihugu byinshi bahura nayo. Bagomba kumenya ni bande, bakinira nde, bashaka gusiga irihe zina. Iki ni kimwe mu bice bikomeye mu makuru ya Warren Kamanzi. Kubera ko afite inkomoko nyarwanda ariko yarakuriye muri Norvège, ikibazo cy'ikipe y'igihugu cyagiye kivugwaho cyane. Mu mupira w'amaguru wa none, ibihugu bihatanira kubona abakinnyi bafite impano, baba barakuze hanze, barakuriye ahantu heza sapotinga kariyeri yabo. Ku Rwanda, kubona umukinnyi uri muri Ligue 1 ni amahirwe akomeye, ariko ikibazo ntabwo ari impano gusa. Ikibazo ni ese uburyo igihugu cyegera abakinnyi bari hanze burahagije? Kuko umukinnyi ntabwo ahitamo gusa igihugu akunda, aba areba icyerekezo, aba areba niba yumva yitabwaho, aba areba niba abona umushinga. Abakinnyi bafite ibihugu bibiri cyangwa byinshi bakunze guhura n'ikibazo gikomeye. Iyo uri muto ushobora gutekereza, ariko uko imyaka igenda amahitamo aragenda
agira ingaruka. Gukina ku rwego mpuzamahanga bishobora gufungura imiryango myinshi, ariko kandi ni icyemezo cy'umutima. Ni uguhitamo igihugu ushaka guhagararira. Kuri Warren Kamanzi, iki ni kimwe mu byemezo bishobora kugira uruhare mu buryo amateka ye azandikwamo. Reka turebe Warren nk'umukinnyi atari nk'izina gusa. Imbaraga ze. Icya mbere mu mbaraga ze, agira umuvuduko. Uyu ni umwe mu mitungo ye ikomeye. Myugariro udafite umuvuduko agira ikibazo mu mipira cyangwa se mu mupira wo muri iki gihe. Icya kabiri, gukina neza ku mpande, kuko uyu musore afite ubushobozi bwo guhuza ubwirinzi cyangwa se ubusatirizi n'ubwirinzi arinda umuzamu we. Ubwenge bwo gukina. Ntabwo akina akoresheje imbaraga gusa, umusore anatekereza. Uyu musore icya kane, afite imyaka, aracyari muto. Ibi bivuze ko hari umwanya munini wo gukomeza gutera imbere, aho agomba gushyira imbaraga. Umukinnyi ukomeye ahora afite aho agomba gutera imbere. Kuri Warren Kamanzi, icya mbere asabwa gukomeza kuzamura umusaruro mu busatirizi. Abakinnyi bo ku ruhande muri iki gihe bapimwa no ku ruhare bagira mu gitego. Uyu musore icyo kintu ugomba kugishyiramo imbaraga. Icya kabiri, kuba umuyobozi mu kibuga, umulideri. Uko agenda akura, agomba kuva kuba umukinnyi uri gukurikiza amabwiriza akajya kuba umwe mu bayobora abandi. Gatatu, gukomeza gukina ku rwego rwo hejuru. Ikimenyetso cy'umukinnyi ukomeye si umukino umwe mwiza, ni imikino 30 myiza mu gihembwe cyangwa se muri sezo. Warren Kamanzi ntabwo akiri wa mwana uri gushaka amahirwe. Ubu ari mu cyiciro aho buri mukino uba ufite icyo usobanura. Buri myitozo iba ari intambara yo gukomeza umwanya. Buri cyemezo kiba gishobora kumwegereza cyangwa kumushyira kure y'inzozi ze. Ariko inkuru ye iracyandikwa, kuko ikibazo gikomeye kitarasubizwa n'iki: ese Warren Kamanzi ashobora kuba umwe mu bakinnyi bakomeye u Rwanda ruzagira mu mateka? Mu gice cya kane tuzinjira cyane mu isesengura ry'umuntu uri inyuma y'umukinnyi, uburyo abatoza bamubona, ejo hazaza he muri ruhago, n'icyo ashobora kuba cyo ku rwego mpuzamahanga. Iyi ni The Gen TV, channel ya mbere y'Abanyarwanda, channel ya mbere ku isi ikunzwe, ikugezaho amakuru avuga mu kipe y'igihugu y'u Rwanda, Amavubi. Tukugezaho Amavubi yonyine tutakuvangiye. Tuganira ku bakinnyi b'Abanyarwanda bakina hanze, bavukiye hanze. Iki cyari igice cya gatatu ku mateka ya Warren Kamanzi, umusore w'umunyarwanda wavukiye mu gihugu cya Norvège akavukira ku babyeyi b'Abanyarwanda. Umusore utegerejweho byinshi, kuzafasha byinshi ikipe y'igihugu y'u Rwanda, Amavubi. Umusore wamenyekanye cyane mu ikipe ya Toulouse. Niba ibice bibiri byabanje byagucitse, bishakira ahangaha biriho byamaze kugeraho. Kandi ugusaba gukora subscribe niba utarayikora, like, comment, share, kugira ngo tuze kubona no mu biganiro biri imbere. Turi buze kugaruka tuganira ku gice cya kane nk'uko twagikurarikiye. Kora subscribe tuze kubonana ku gice cya kane. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze barinde. Hasta la vista. Ciao ciao. See you.